Bonnie TV. Oh yeah. Umukecuru ubona mu by'ukuri hari umuntu uzangana ukureba isi y'ubu ngubu, hari umuntu ubona uzagera mu myaka yawe ukabona ndawe yayishobora inyanya n'ubugari ese wamugana inyanya n'ubugari wavuga ngo umuntu ararya. Nawe rero umwana wanje kugira ngo uzane akajisho naho uzaniye kariya kagore maze karateka utudushyimbo n'agaceri kumutse kama nkavuga nkarya nkumva meze neza. Naje kuguhura ako nawe mbere wari umugore mwiza bete mu mavene aya mavene wigeze uyabona mu nicyo cyatumye ndinjira nicyo cyatumye ndinjira aho wari waracize akayezo ati ntabwo uzinjira no mu mataje ndikerekanye kwaze tukicarana tugasangira. Yego rwose nene ngahaguruka karebo inzira nyuzemo. Yego nukuri ndike abana banze bari kunzezegana ngo ndi umurozi mvuye iwawe mu mavene ngaya akagira urota nabi naho nabikuka ariko biyandengera none nanjye bura nubashyira rya mukuru ndavuga nti ari umuntu bari mukuru abari mukuru kandi warangore ndi izina ry'Imana akira ututundu kira rwose mukende uyu ni umugisha rwose mani gufata warawubonye wari kuvuga ngo ndinzu kwari nziza ndurazana wa mukobwa za ndumva wa forodiri ngo ndamuzaniye nzagura isambu ndambuga zitarya umutsima ndanze itariye maze baranyumviye none se ubundi aho biryose. Ariko nawe kera wako umukecuru uruzi nkigera inaha mu bantu banyakiye mama reka nkubwize ukuri umukecuru nkigera inaha nyicuruye kubona nkabona araje anzaniwe duhungure so mama no wahego ameze yabanje kunshotora kambera umumama ejo nanjye nkavuga nti kamwegereze akaza akambaza ati ikibiriti kirahari nayo umuntu wa mbere twabanje guhuza avuga ni umuriro w'amazi biki nkuko ngo noneho rero ubwo ndavuga ni reka nzana umugore amuzanye yavuga ati ewana wabizi ko kera ndirimbiraga n'utuguye ahubwo kera ndirimbiraga utuguye ejo ndagira ubwoba ngasinzira neza ugasinzira neza none sinzi ukuntu nzasubira muri turatugane n'ubu urasinzira ubu ndasinzira rwose uzasinzira mama babiri amaze rero mugiremo abana umva rero mwana wanjye umva rero karame ibi biryo biryoheye bitya reka ngo ubite agasera ndahaje maze rero ndisingarariye ndi gusigiye ndaba nga wa musaza wanzuye ni wumva se hari ukumunegura yatamiye ku mbungure ati nubwo ari imbungure sinzisiga ati ndi gukora inyamata niyo ndi gusengera ubu ngubu ni hano dore ko hari Imana yamunyoherereje wa musaza mu banyanye igihe na sinzi yaturutse imyaka 3 turayimaze. Erega mukecuru kukubona kubaho nkawe uri gitangaza umuntu waba inshuti nawe ntabwo yakwifuza kukurekura kuko umutima ufite ni wa wundi wa kera wa mutima wa kera kabisa nakuze gupfubyi nda mama wandeze yanzigiye abana 6 n'ubu nari mbetse ndabarera nzezerana n'umugabo ndabazizwe ndarigiye gusezerana padira mburuhushya rwo gusezerana gusa agurushye ariko cyagiye ane story ukuntu nakubwiye wagiye gusezerana ariko ndarabatizwa utigeze wiga nari narize naratsindiye n'amasakaramentu ariko nzezerana ndigiye gusezerana mva gusezerana maze rero murebe ibi biryo mbigeze sibyo ibiryo byaryoshye rwose kandi ndahagije umukobwa ati guteka umuceri ukada nzi ko ngiye kumusenda none wumvisha abizi neza uyu mukobwa wawe rero reba ndapfuye ariko ndatamira imboga kandi ndawutazapfa ariko rero uyu mukobwa ndamufana ni izina ry'Imana
buramunyeretse nanze bundamukweretse ututubo ubusibwo bwa mbere ambi biryo ntabwo ari bwo bwa mbere ntabwo ari n'ubwa kabiri ni ibisanzwe ni akamenyero kada nzi ko yabaye umukazana w'igisambo mwo gacwa iki kintu yateye urugire kwaki kurya ndagikura hindu zanzwe kirarara gihagaze gitya kumanza abantu barakendesha niko sha ibi biryo wambaye mbigusigiye nawe ndigizwe ndabimara ndabyikura dore uko nabiririye iki gihagaze gitya kirarara gitya ndakimanyura mu gitondo ni izina ry'Imana ngabigusigira aya nibyo byiza kaka urangiye umeze neza njye meze neza cyane usigiye naba ndigiswe azi kuri igitangaza kuri iyi si kandi ugire nti dore n'urutoke ndaruhekenya urutoke ndaruhekenya mu gitondo abirye si byo byiza se we umwana wawe ibiryo umwana wawe akabirya ntabwo umugabo wawe si wowe ubihekenye ni wowe ubiriye neza ahubwo nabyishyura ni wowe uba wabiriye ndaratuma birarara birya biraryohereye agira igikabye shawe ngadasaba iki kiriko sindazana n'ikiriko ngaho mbagashyiramo anzara ndahasi Cyecu ndagushimiye rero dore wansuye na mama nguyu biryoshye ni ibi rwose wicaranye nura nyirabuhoro wise nyirabuhoro mama ngo ufatiye iby'ibuhoro yaryakiriye akaba wamenya ko ari nyoko n'izina ubu uzugira ngo yari yigeze yinjira hano reka yari yavuze ati sinshobora kuza hariya iwawe mama wawe ntamubonye koko mwana yanjye ahubwo buri gihe iti mama wawe ko numa ngiye gupfa ndureba karito ninziranye ntureba se ndi ikigoryi ndetse ndaguha kado ndaco ndaguha ariko rero niba narahasi ibisimbikiro ndazana inusha ariko rero igiseke cy'umugeni nyine gitura umugeni waje uhetse yanyuze kuko natunze abaforodiri kera batandatu bamwe ni abasirikare abandi ni abarimu abandi ni abakire bari aho n'izina ry'Imana abaforodiri ndabakunda icyo wakoze kunsura rero ni ukujya gubura wiwi karibu dore mbese utinye injira agatinye ikisi uraho neza ambaramba uraho ka Yesu ashimwe isahimbazwe uraho yego adu wagize anniversaire se wewe hahiye harashya hakomeza harashya none se kandi burarundi ntiyakubona kandi kangwe n'amujya mwijyanire kaka meza urakoze nawe mama ayawe urarane n'Imana yego murarane n'Imana mamwe yego mukecuru kandi noneho dore amarembo arafunguye noneho arafunguye neza ngo mama muramuke mwana muramuke se Ni peu bon ni tu veux, oh yeah.